naramubwiye ati nubona umuntu uzaguteta turi kumwe uzaza ubimbwire nzakwemera umugeni mu bandi. Noneho rero umva singiye kurega rero umva singiye kurega ku mukuru w'umudugudu. Noneho rero iyo bigeze rero ku mupasteri we nkubita ntababarira wa mugani watewe. Mu bitangaza ndabikora ntabwo mbyiyitirira ndabikora. Bibiliya avuga ngo ni munyizera muzakora ibirenze ibyo nakoraga. Rero nkora ibitangaza nkoshejwe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Singibikora ahubwo n'Imana indimo. Rero muhabwe umugisha. Ndi umugabo papa wubatse umudamu n'abana 4. Ndi umushumba w'itorero Imbaraga z'Imana Soare aha mu gihugu. Murakoze. Abafite intege nkeya bambara imbaraga ababaye bahindurirwa amateka rastiko tandarasa ya bread for ndica umuzimu w'umwako ndica umuzimu w'ibigeragezo ndica umuzimu w'inyaci mu izina rya Yesu. Abagabo nibubahwe aho bari hose abagabo nibubahwe kuko abagabo iyo bataza kuza kubaho abadamu twari duhuye n'ibibazo. Hari abaza kukubaza ngo witwa nde bashaka kugusambanya bashaka kukurya iminyenga bashaka kukuryaho hiti. I love you baby. I love you. I love you baby. Shushu. Ni mama bitangaza Prophet Kirezi Marie Claudine umudamu w'abana 4 ndetse n'umutware turi kumwe hano. Imana ikomeze duhana umugisha no mwisha n'abakozi b'Imana nabo harimo urukungu. Urukungu ni gute rero? Umukozi w'Imana ubundi ni umunyempuhwe ni umunyembabazi kandi yihanganiye mubayeho byose. Nizo shingano zacu twebwe. Nk'Imana ya Bugingo mu divorce ura Pastor Bugingo wo muri Tanzania mu Bugande wo mu divorce ntabwo imeze nk'iyanjye ntinyemera ku divorce yanjye. None se hariho Imana zingahe? Izabo ngabo nyine nge ndi muri Bibiliya. Nge Imana nkore ufite yawe nundi akaba afite yiwe ubwo hariho Imana zingahe? Nge yagira kiranuka urumva kandi yankagira igira abagore benshi. Uri kumva iyangira ngo ati umugore wawe umwe n'urupfu cya Kristo yuzute agarutse. Ariko nk'Imana y'aba pastor barahangaha bemera ku divorce bakazana abandi saa 10 n'abakabareka n'abakazana abandi. Imana yaye bemera kwishimisha ku bagore cyangwa ku bagabo no guhindura amasura mashya. Urukumva iyange ntinyemerera rero cyangwa se imbaraga we afite ari gukoresha mu rugo ariko umugore wenda kumva wenda sanyuzwe nabyo akumva we yakora divorce we bagatandukana akibonera uwundi. N'abadamu nabo baduteze amatwi nabo ni muhindukire mwumva iby'umwuka arimo arababwira muri aya masaha. Icyo utaboneye kuri papa w'abana wawe ndatekereza nta handi hantu uzagikura. Kandi n'abagabo nabo ari uko nguko. Icyo utaboneye ku mugore wawe nyina w'abana bawe nta handi hantu uzagikura. Ari nayo mpamvu na kera abanyarwanda baravuze ngo inkoni kubise mu cyebu yirenza urugo. Ndimo ndasenga nabonye mu gice cy'Iburayi harimo ikintu noneho ikintu cyo gutandukana noneho kihadutse kurenza noneho ahandi hose. Ugasanga abantu baratandukanye kandi batandukanye bagize abana benshi cyane. Bamaze kugira abana benshi ku mwana umwe yarihanganye kuri 2 arihangana kuri 3 arakomeza arubaka kuri 4 ariko bamaze kuba benshi haje umwuka wo gutandukana. Bose umwuka wo gutandukana ubajemo ku buryo mu yindi myaka nk'ibiri iri imbere abantu benshi bazajya baba bibana mu nzu zabo umugore yibana n'umugabo nawe yibana. Ugasanga ubuzima bwabo iterambere ryabo byahise bihagararira aho ngaho. Biturutse kuki? Biturutse kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Kubona ko ubushobozi bwabaye bunini cyangwa se nawe ubwe afite ubushobozi akareba akabona ibyinjira mu rugo byakabaye ibyo byose akabyikubira. Ugasanga rero uwo mwuka rero urahagurutse. Imana yabiduhishuriye mu izina rya Yesu. Abantu bose dusengera n'inshuti zacu turimo turabamagana uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ntuzigere utera uru rugo rwawe kandi niba uwo mwuka waramaze gutera urugo rwawe ukabona utandukanye n'umugore wawe mu buryo utaruzi ukabona ntabwo uzi uburyo bigenze ukabona waragerageje mu bishoboka byose ariko ntabuze akantu gato cyane umugore yuririraho utigenda mu izina rya Yesu. Uwo mwuka ugomba guhagarara katika jina na Yesu Kristo mu mbaraga n'ubushobozi Imana yaduhaye. Iratubwira ngo nimugende musengera isi. Mugende musengera isi.
umuntu uri bwizere muri iki kiganiro uyu mwuka urahagarara ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Faiblesse y'ubukene nkabona nanjye niyo solution mfite kugira ngo ndebe ukuntu umwana w'abandi yabaho neza. Naramubwiye ati nubona umuntu uzaguteta turi kumwe uzaza ubimbwire nzakwemera umugene mu bandi. Urukumva ko ubukene narambwiye ati nta kibazo cyangwa ugiye umuhisha umubwire ko ndi musaza. Gutyo divorce zirimo ziravuza ubuhuha mu bakorari abapasteri bimeze bite aba bantu bo murababwira iki? Divorce yo ni ikibazo kandi ni n'indwara yo yadutse, ntabwo ari ikibazo kiri hano mu Rwanda gusa, ni ikibazo ugenda ugahura nacyo muri Australia, ugahura nacyo muri Amerika, ugahura nacyo mu Bufaransa, ahantu hose ubu divorce iravuza ubuhuha. Ndi kubona rero harimo umwuka utari mwiza wo kutihanganirana no kudaca bugufi ndetse no kutamenya itangiriro rya ba bantu, kuko iyo mubashe kumenya itangiriro, hari amagambo profete tujya tuganira akambwira wenda twaba hari nk'ibintu tutigeze twumvikanaho, akahita ambwira ngo ngo imyaka yose ngo njyewe ngo ni marayika imyaka yose ubu ugiye kumfa tumindure zero ibintu byose nakoze njye ubundi ngiye ndi marayika, ubu nta kantu na kamwe njyewe nakora nkihana kandi ukambabarira. Icyo kintu yakivuze urumva abakomoje ku itangira ryacu. Burya rero n'abantu bajya burya gutandukana kuri divorce nabo batekereje itangira ryabo, burya nabo bakongera bakiyunga, kuko hari ikintu kitaza ngo gihungabanya abantu cyangwa urugo, kuko urugo ni ikintu kinini cyane. Urugo nta namwe ruhuriye n'amafaranga, kuko aba bantu bafite amafaranga iyo amafaranga ariyo yubaka urugo, ubu ni wowe wubatse nziza kurusha abakene, ariko rimwe na rimwe usanga ahubwo abakene ari nabo bubatse nziza kubarusha. Urugo nta na hamwe ruhuriye n'amashuri, kuko iyo biza kuza kuba ari amashuri, aba bantu bafite za kaminuza n'ibindi n'abadogiteri, ntabwo dogiteri waminuje ntabwo yakabaye kuba ajya gukora divorce, cyangwa se umuganga runaka kandi yarize ntabwo yakabaye kuba ajya gukora divorce. Ariko ni ikintu kiza mu bantu mu ngeri zose, yaba uwize yaba utarize, kikaza kikihishamo kandi kigasenya urugo. Bituruka hehe rero? Ntabwo ari uko nabubatse ingo nta kintu na kimwe badashobora guhurizaho base ngo nibacyumvikaneho, ahubwo nuko bo habamo guca bugufi. Ubundi akenshi iyo uciye bugufi ukubaha Imana ugasenga, nta kintu na kimwe Imana idashobora. Nta kintu na kimwe Imana idashobora. Akenshi urugo rwawe uzajya kurusenyagura wagiye mu ntege nkeya zo kumva ko uzashaka undi mugabo, uzashaka undi mugore, aho uzajya ari hazaba heza, aho uzajya keya ziziyongera, ibintu bigiye bitandukanye ukurura wishira ibyiza. Kandi nyamara n'uwusize nawe uwusize tuvuga ko amushinjaga ibibi, ariko si ugiyeho we azaba afite ibiki. Twebwe rero n'ijambo ry'Imana twebwe ntago ribitwemerera, ntago ritwemerera divorce. Ikindi kandi uko twahagurukijwe n'Imana, ndabyibuka ikiganiro cya mbere twakoze ndabyibuka ibiganiro byose twagiye dukora byagiye bikurikiraho, twagiye twamagana ikintu bita divorce. Noneho rero iyo bigeze rero ku mupasteri we, nkubita ntababarira wa mugani watewe, kubita utababarira, wishyigikira ibi bintu, kuko kugenda ushigikira amakosa nawe azakubaho. Nugenda ushigikira ibintu divorce ukagenda worosa, nawe iri kugenda nawe kwegera burya uko urimo uragenda uyivuga neza, burya urimo urayitereta, urimo urayishimashima, niko igiye kuza nawe ikagusenyera ibyawe. Niba utekereza kuba wahereza urwaho umupasteri, reka mera aho ngaho, umukozi w'Imana niwe wakabaye kuba tubwira ukuri kw'ibi bintu, kuko niwe wabisomye, niwe ubizi. Ariko uyu murongo niba barawuciye muri Bibiliya zabo, nibyo ngewe nibaza. Niba barawuhinnyemwo ntago mbizi, niba batajya bawusoma ntago mbizi, ariko ugasanga n'abantu biyorosha icyo kintu, akumva ko ibyo ari gukora ari byiza kandi arimo aroreka imbaga yo hasi. Ariko ubundi kambereke, urabona ko abapasteri benshi ntago bakino mu nshingano zizo bahamagariwe. Urasanga umuntu uri pastor akaba na padiri, akambara corps pastoral, haba mu kiri kiganira akambara padiri. Nuvuga ngo afite imyemerere nawe atazi, ntimubarenganye.
abafite intege nkeya bambara imbaraga ababaye bahindurirwa amateka rastiko tandarasa ya bread for ndica umuzimu w'umwako ndica umuzimu w'ibigeragezo ndica umuzimu w'inyaci mu izina rya Yesu. Abagabo nibubahwe aho bari hose, abagabo nibubahwe kuko abagabo iyo bataza kuza kubaho abadamu twari duhuye n'ibibazo. Hari abaza kukubaza ngo witwa nde, bashaka kugusambanya, bashaka kukurya iminyenga, bashaka kukuryaho hiti. I love you baby. I love you too. I love you. I love you baby. Shushu. Hahira rimwe. Sha iyi interview ngiye kwikora ngabagabo bubahwe. Bakora iki? Bubahwe. Pastor nawe uhita ushaka kandi kari country. Njyewe abadamu ni igitanga nabivuze ku macaro menshi. Nje abadamu ndashaka wuzuza umugore wawe aravuze ngo abagabo bubahwe kuko abagabo ni ufata inkwana akazana iwanyu. Abagabo ni utinya akavuga ngo ndagukunda. Abagabo ni uvuga ngo akaretse nkabyivugira. Aha. Kuko ndi kumva ari kubivuga bica ku ruhande ibintu bitari ibyawe. Ahubwo keretse abwo nuza kuza kuvuga ahubwo ngo abagore wenda ugasobanura wenda abagore. Nje wenda nasobanura ku bagabo. Impamvu mvuze ngo abagabo nibubahwe. Uzi kuba waba uri umukobwa ukicara iwanyu. Iwanyu baba bafite amafaranga, baba batayafite, baba bafite ibyo kurya batabifite. Wamara kugera nko mu myaka 25 papa agatangira kukubaza ngo ariko nta nura kubaza izina. Ariko uzi kubana noneho umugabo akaza akakubaza ngo witwa nde. Hahirire rimwe. Yamara kukubaza ngo witwa nde none akabishyira. Hari abaza kukubaza ngo witwa nde bashaka kugusambanya, bashaka kukurya iminyenga, bashaka kukuryaho hiti. Ariko noneho hari ukubaza noneho ngo witwa nde noneho yifuza kugushyira mu mago. Aba mama bari mu mago ni mwubahwe. Ariko ako kantu wakoje bubahwe n'abagabo bubahwe n'abagore bubahwe ariko baba ni ubushinyaguritse basene kwine ndi bubahwe basenya ingo zacu basenya ingo z'ababyeyi babwire impamvu aho ngaho aba mama mvuze ngo bari mu ngo zabo ni bubahwe. Hari n'abandi bateye ngo basireye queen. Abo ngabo nago navuga ngo bubahwe kuko barimbuye ingo z'ababyeyi benshi, bateye agahinda n'amarira abamama benshi, babujije abana kwiga benshi, za minerivare zisigaye zijya mu kubishurira amageto n'ibindi. Ariko umuntu uri mu rugo rwe, umugabo uri mu rugo rwe wacunze neza urugo rwe, agacunga umudamu uri mu rugo rwe agacunga urugo rwe neza, ni mwubahwe. Amen. Abubahwe rero kimwe cyo ngiye maze bisimbira abantu ubuhanuzi bwihuse uyu munsi. Abagore baje ku mavi, hari umudayimoni watewe agotomera mu mihogo y'abagabo. Uwo mudayimoni wagotomera rero amacupa bagiye kwirenza uyu mwaka mbadacunga neza, amadivorce araba menshi. Hari umuzimu agotomera watewe mu mihogo y'abagabo akajyaga batubiri ubihongeyeho tubucumi. Noneho imibu ibyo barira mu nani mwibare. Ariko nababwira ngo mujye ku mavi, yanyuze mu businzi kugira ngo ingo nyinshi zisenyuke. Nabihishuriwe nongera guhishurirwa. Hari umudayimoni n'undi wateye, urukumva wateye mu bantu abakobwa bijya abakobwa ahubwo hagara abakobwa bafite bimitima, harimo abanje n'abandi, ahubwo ateye mu bihomora. Urukumva ateye mu bihomora byiyambika ubusa, amatabi ngayo ibiki byose. Ejo nabonye nkwaye umukobwa bwa modokari njya ngo umuntu nkwaye kumbi nkwaye akaga. Eze mu nzira ngo wa mugabo ngo I love you suramaza I love you ndakuzi. Yarabonye nguza akantu nkora mu ikofi abura n'imituku I love you mama ye. Oti nyafite umugore n'abandi pastor ngo hoya ngose ngo ndi igiki nse ndi igisimba nange ndi umugore. Nangwa ati nge baramfashe nange umusuranyu uramfata. Nahise mukuramo vuba nari ngarukiye hano. Ati natewe no yafite akajipo akikuba ku ntebe akizamura kugira ngo undebe hano.
mbabarira rero ngewe haraho nabonye nakuye umugisha w'abana, nakuye umugisha w'icyubahiro, nakuye ngaha I love you baby, ndagukunda. I love you baby shushu. Buri munsi burambona uri muto, buri munsi uri muto, uyu munsi ndabona uri mushya, ahubwo ndi kumva ngo n'inkwano nanasijyana ndakwemera. Yamina nanjye ndakwemera mu izina rya Yesu.